nta ikibazo twagize muri 2020 ubukungu bwasubiye hasi ubu ngubu bwose ari ku rwego rw'isi ari ku rwego rwa Afurika ubukungu bwakomeje kuzamuka. Ikindi ibiciro mpuzamahanga turebye kuri inflation ku rwego mpuzamahanga ikomeje kumanuka kuko nayo idutera ibibazo iyo inflation ku rwego mpuzamahanga ikomeje kuba iri hasi. Twahereye hafi hejuru y'umunani 2012 mu mwaka ushize ari kuri 6.7. Uyu mwaka turabona izamanuka kugera kuri 5.8. Umwaka utaha ikamanuka kurushaho kuri 4.3. Iyo tuvuze inflation ku rwego rw'isi nuko duhahirana n'isi iyo ibiciro byabo biri hejuru bigira ingaruka ku biciro byacu. So mu ncamake n'icyo navuga ku rwego rw'isi. Tugiye ku bukungu bw'u Rwanda rero nyirizina tubona ubukungu bukomeje kuzamuka neza. Imibare twabonye mu bihembwe bibiri bya mbere itangwa n'ikigo cy'ibaruramibare cyagaragaje ko ubukungu bwari bwateye imbere hafi 9.8% mu gihembwe cya kabiri n'9.7% mu gihembwe cya mbere. Iyo turebye twebwe imibare dukurikiranira hafi igihembwe cya gatatu nacyo twiteze ko ubukungu bwateye imbere ku buryo bushimishije. Ibyo imibare zatangazwa n'ubundi n'ikigo cy'ibarurishamibare ariko imibare dukurikirana igaragaza ko n'ubundi ubukungu bugihagaze neza. Ku rwego rw'ubuhahirane mpuzamahanga ibyo twohereza amahanga bya mu gihembwe cya gatatu twasuzumye muri izi nama byagenze neza, byazamutse 13.5% ugereranyije n'8.5% by'ibyo dutumiza amahanga. Ariko kubera ko ibyo dutumiza amahanga ari byinshi cyane ugereranyije n'ibyo twohereza amahanga, nubwo ibyo twohereza amahanga ku ijanisha byazamutse kurusha ibyo dukurayo, ariko icyuho kibi hagati y'ibyo cyakomeje kuzamuka. Ibyo dukura amahanga byo amafaranga ni menshi cyane, cyazamutseho 5.7%. Ndetse unarebye amezi 9 ya mbere y'uno mwaka ibyo twohereza amahanga byarazamutse 4%, ariko ibyo dukura amahanga byazamutse kurushaho kuri 6.7%. Icyuho kizamuka kurushaho kuri 8.3%. Ibi rero byagize ingaruka ku isoko ry'ivunjisha mu gihugu cyacu kuko amafaranga twakira nayo dukeneye gutumiza ibintu hanze ayo dukeneye abaye menshi kurusha ayo dukura hanze. Bituma ifaranga ryarataye agaciro ho 8.4% mu mezi kugeza ejo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11. Uretse uko biri hasi cyane yuko byagenze mu mwaka ushize, tubona mu mpera z'uyu mwaka bitazarenga 9.4% kutagaciro. Ibi ngibi nabyo bigiye gutanga imibare, ariko hari byinshi birimo bikorwa ku rwego rwa leta kugira ngo dushobore kongera bitwohereza amahanga tugabanye iki cyuho, nicyo kizafasha kugabanya uko guta agaciro k'ifaranga. Ikindi dukurikiranira hafi nka Banki y'Igihugu ni umuvuduko w'ibiciro ku masoko. Iyo turebye muri bihembwe bitatu bya mbere by'uyu mwaka, uwo muvuduko wagiye hasi cyane. Umwaka igihembwe gishize byari kuri 4.1%, biri mu gipimo twifuza kitagombye kurenga hagati ya 2.8%. Ndetse iyo turebye ku mwaka wose, uyu mwaka tubona ko umuvuduko w'ibiciro ku masoko uzaba uri 4.6%. Mu mwaka utaha ikigeranyo twakizamuyeho gato kubushize mu kwezi kwa 8 twari twabwiye ko n'umwaka utaha bizaba biri hafi 5%. Ubwo n'umuvuduko w'ibiciro ku masoko, kubera ko bitagenze neza imvura mu burasirazuba, tubona bizagira ingaruka ku biciro by'ibiribwa bimwe cyane cyane nk'ibigori n'ibishyimbo muri iki gihembwe cy'ihinga cya sezo kitangira mu kwezi kwa 11 kugera mu kwezi kwa mbere kwa kabiri. Ibyo rero byatumye tuzamura tuva kuri 5 tujya ku 8%, aho tubona umuvuduko w'ibiciro ariyo inflation izaba ihagaze muri 2025. Ariko nubwo izamuka n'ubundi iracyari muri cya gipimo twifuza itagombye kurenga 8%. Ariko kubera iyi mpamvu y'uko kuzamuka twabonye, ntabwo turamenya ibi ni ibyo tugereranya ko ariko bizaba bimeze. Imibare nyirizina tuzayibona neza umusaruro utangiye kugaragara ku masoko, ko
kubera iyo mpamvu twabaye duhagaritse kumanura kwa urwunguko rwa banki y'igihugu twari twatangiye mu bihembwe bibiri bishize twerekera kuri 6.5% twari twayishyizeho mu kwezi kwa munani kugira ngo tubanze tumenye neza aho bigana iby'ibiciro by'ibiribwa bitewe n'uko umusaruro uzaba uhagaze ariko nabyo 6% twumva muri iki gihe ihagije kugira ngo tugume muri cya gipimo tutagomba kurenga cya 2.8% ku muvuduko w'ibiciro ku masoko. Iyo niyo ncamake byavuye muri inama ya komite ishinzwe politiki y'ifaranga. Iyo turebye kuri komite ishinzwe kutajagajega ku rwego rw'imari nabivuga mu magambo make ko urwego rw'imari ari amabanki, ari microfinance, ari ibigo by'ubwishingizi ndetse n'ibya pension, byose umutungo wabyo warazamutse muri iki gihembwe cya gatatu no mu mezi 9 ya mbere y'uno mwaka. Umutungo gusa wazamutse ariko uko bafasha abikorera, amafaranga ahabwa abikorera, inguzanyo zitangwa ku bikorera zarazamutse cyane muri amezi 9 ya mbere. Ubwishingizi nabwo bwarazamutse, n'inyungu babona mu byo bakora bituma bakomeza kubaka ubushobozi bwabo no komeza kugira umusanzu mu gufasha abikorera mu ishoramari nabo byakomeje kuzamuka. Ibipimo dukurikirana byo kutajagajega ku rwego rw'imari byose bihagaze neza, ari mu banki, mu microfinance no muri insurance sector. So inama rero yasanze twishimira yuko urwego rw'imari rukomeje gutera imbere kandi ruhagaze neza mu bipimo dukurikirana byo kutajagajega ku rwego. Murakoze cyane. Murakoze Gavana. Angira ngo reka dufate ibibazo ingamba zikomeje gufatwa kuri inflation, kugira ngo icyambere navuze twebwe igikoresho gikomeye dufite kuhangana na inflation n'urwunguko rwa banki y'igihugu. Nicyo cyerekezo, uretse kuba ubusanzwe imiyoboro ibinyuramo kugira ngo bigire icyo bitugezaho wenda ntabwo iranoga neza kubera urwego rw'imari rwacu rutaratera imbere cyane, ariko byonyine tubikoresha nk'ubutumwa nka twita signal ku isoko. Kuba rero twahisemo kuba tutakongera kumanura urwunguko rwa banki y'igihugu nuko twabonye dushobora kugira ikibazo ku biciro by'ibiribwa muri iki gihembwe cy'ihinga kubera imvura yatinze kugwa cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, aho ubona batinze gutera cyangwa se umusaruro w'ibigori ushobora kutagenda neza muri rusange, ndetse n'ibishyimbo ko niho akenshi bituruka. Iyo urebye ari byo ku masoko urabibona, ari ibigori, ari ibishyimbo, ari ibitoki, byose ubona bisa naho byatangiye n'ubundi ibiciro bikomeje kuba biri hejuru, nubwo ibindi biribwa byinshi nk'ibirayi cyane ubona ibiciro byaratangiye kumanuka. So ni kimwe rero ubwo nicyo dutanga, ariko ikindi dukora cyane ni ukuba umujyanama wa guverinoma cyane ku bigomba gukorwa mu gufasha guhangana n'izamuka ry'ibiciro byose. Ariko nk'uko mwabibonye nta kibazo kidasanzwe gihari. Ubundi mu by'ukuri ko iyo urebye inflation iri mu kipimo itagombye kurenga, nubwo tuvuga ngo hari 5.8% ugereranyije na 5 twari twababwiye ubushize, ariko iracyari mu kigero kidahangayikishije, kitagira ingaruka mbi ku bukungu, ahubwo kiri mu kigero tubona gikwiye mu gihugu cyacu. So nta ngamba zidasanzwe rero, ingamba dufata gusa no kugira ngo itazongera kurenga wa 8% tutagombye kujya hejuru, ariko tubona nta kibazo kidasanzwe gihari. Kandi byumvikane iyo tubivuze twari ubwo abantu batangiye kubaza ngo iyo Beneri bivuga ngo nta kibazo gihari ku biciro kandi ibintu byaratumbagiye cyane, tuba tuvuga kuri inflation, umuvuduko w'ibiciro ku masoko. Turabizi ko habaye kuzamuka kw'ibiciro mu myaka 2 ishize, ntabwo ari byiza ku buzima bw'abantu, ntabwo ari byiza, ariko icyo turwana cyo byazamutse kubera habaye shocks mu Kinyarwanda, habaye ibihe bidasanzwe byatumye ho kuzamuka bidasanzwe kubera amapfa twagize mu myaka 2 ishize. Ibiribwa birahenda cyane, ibibazo byabaye ku rwego mpuzamahanga,
so hari bimwe byazamutse bidashobora gusubira hasi. Icyo turwana nabyo nuko bidakomeza kongera kuzamuka. Icyo gihe niyo mibare tuba dutangaza hano nuko uko tubona uko bimeze ntabwo bizakomeza gutumbagira cyane nkuko byaba imyaka 2 ishize. Ibyo rero tubona nta kidasanzwe ubu ngubu gihari cyagombye kugira icyo dukora no kugira ngo bigume muri cya gipimo twifuza. Ku kibazo cya Trump hari byinshi bivugwa, hari speculation nyinshi zihari, ariko numva nakwirinda kugira icyo mbivugaho kuri ubu ngubu, tugategereza ibyemezo bizafatwa bamara kugera muri leta. Ibyo ari byo byose akenshi abantu bavuga ko azongera gutangira guhangana na China, bakajya mu ntambara hagati yabo mu bintu by'ubucuruzi, bikagira ingaruka kuri globalization, ku buhahirane mpuzamahanga. Ariko iyo urebye nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nkatwe, ingaruka ziza nyuma cyane. Nta kintu tubona iyo nk'ubu twicaye muri Monetary Policy Committee, nta kintu tubona cyahungabanya ubukungu bwacu cyangwa cyagira ingaruka ku byo dukora muri umwaka uri imbere. So nta mpamvu, nta kintu kidasanzwe kidusaba gufata ibyemezo bihangana n'ibyaturuka ku ngamba zafatwa na Amerika. Kuri cryptocurrency nk'uko bambe kuri CBDC nk'uko uvuze nabisobanuye, sinzi kimenye ushobora kimenye niba hari ushinzwe kwikurikirana, ushobora gutanga ibyimbitse wenda ibyo byose byo nasobanura mu nteko barabyumvise, ubwo ushobora kongeraho kugira ngo usobanure. Mwakoze Gavana, ngira ngo CBDC turi mu nyigo. Iyo uri mu nyigo buri hari ibyo ukeneye kumenya akamaro ka CBDC, kuko ntabwo ushaka gushyiraho ikintu utari wamenye neza akamaro kacyo, umenye risks zacyo, umenye n'uburyo bikoramo. So navuga yuko turi hamwe n'ibindi bihugu bigera muri 80 na bingahe kwiga imikoreshereze y'iri faranga bikozwe mu ikoranabuhanga. Ubwo rero iri mu nyigo, ntabwo wavuga ibizava mu nyigo. Twatangiye nyigo, ariko noneho tugiye muri faze yindi. Mu nyigo twakoze ya mbere yatugaragaje yuko hari akamaro CBDC yatumarira, ariko ubwo noneho tugiye muri faze yindi yo gukorana na technology companies, ibigo by'ikoranabuhanga, kumenya noneho icyo bita experimentation mu Cyongereza, kumenya noneho uburyo iryo faranga uburyo rikoramo, uburyo rikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga, ndetse n'akamaro ryatumarira. Ubwo rero ibizava mu nyigo ngira ngo muzabimenyeshwa, ngira ngo twihaye igihe cyo kugeza mu kwezi kwa 5 umwaka utaha kuba twarangiza iyo faze ya proof of concept. Ngira ngo tuzakomeza tubigezeho abanyarwanda, namwe mubidufashijemo mu kubabwira ibyavuye muri iyo nyigo. So ntabwo yuko turi mu nyigo, kandi navuga yuko tutari twashyiraho itariki yo kwishinga CBDC. Ngira ngo nabonye mu binyamakuru bimwe bavuga bati Beneri yavuze yuko izashyira iryo faranga kuri iyi tariki. Ibyo ntabwo tugiye tubivuga, turi mu nyigo. Inyigo hari n'igihe kugaragariza bavuga ati wakwiha imyaka 5, wakwiha imyaka 10. Ubwo rero nta tariki twari twashyiraho. Ikindi cya kabiri, CBDC itandukanye na cryptocurrency, ngira ngo abantu bagira byitiranya. CBDC ni ifaranga rya Central Bank, cryptocurrency ni ifaranga ry'abantu bishyiriyeho. So nibyo nasobanura. Murakoze Gavana. Ngira ngo yabaje ngo Trump washigikiye cryptocurrency bivuze iki? Na mbere yuko bivuga, twari twatangiye twebwe hano mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga bitangira cryptocurrency. Reka mvuga ko twese twarayirwanyije, kwabonaga ari ibintu bidasobanutse, birimo speculation nyinshi, abantu babihomberamo cyane. Ariko byaje kuba ngombwa yuko ibihugu byiga ukuntu byayigenzura, kuko nubwo twabyangaga, nubwo twagiraga abantu inama kutabijyamo, n'ubundi baranga bakabijyamo bakabihomberamo. So ku rwego rero mpuzamahanga hari ikigo gifasha ku rwego mpuzamahanga gushyiraho za politiki zikurikirana uko stability y'urwego rw'imari. Mujya mu bintu bya bazo ya mbere, bazo ya kabiri, iki. So tamaze igihe hari ibiganiro kureba ukuntu izi crypto assets nabyo wenda bisobanuke. Ntabwo ari cryptocurrency kuko ntabwo ari amafaranga akoresha kwishyura cyangwa se guhahirana, ariko ibirimo bikorwa no kureba ngo abantu bashaka kugira ishoramari muri izi crypto assets amategeko yabigenga ameze ati.
nk'uko nabivuze ejo bundi mu nteko, twatangiye n'ubundi dukorana n'ikigo cya Capital Markets ku kwiga uko twashyiraho amabwiriza n'amategeko agenga ishoramari muri crypto assets. So ibyo rero turimo turabikora mu gihembwe cy'umwaka utaha, cyangwa se kamvuga mu gice cya mbere cy'umwaka utaha, twagombye kuba tumaze kubona draft, tukizera yuko umwaka utaha uzajya kurangira twamaze gushyiraho amategeko n'amabwiriza agenga ishoramari muri crypto assets. Ntabwo aragenga currency ukuntu yakoreshwa kwishyura hano na hariya, ariko ushaka gushora imari muri crypto assets, icyo gihe tuzatwashyizeho amabwiriza bigenga. Yes, we'll take Bloomberg.